hari abantu bo mu gongo mwiza urumva no mu rushako cyane indaguzi byitaho ntabwo wajya gushaka utabanje kubibariza ngo urebe ko ubwoko ugiye gushakamo ari ubwoko bwiza kuko hari n'ubwoko bubi ko abantu bashaka ibyo batabyitayeho none se bo ubona ingo zabo zimeze zite bifitanye isano uzajye mu ngo urebe harimo byinshi ubu se utagira imihango nangije ubwo bushakashatsi navuze ikintu gikomeye ndavuga ngo utagira imihango ntagira ibyo ahanga ubu se ni kangahe abantu bashaka kugira ibyo bahanga ariko ntibimare kabiri utagira imigenzo ntagira uko agenza none rero uravuga uti ko hari ingo ziri aho ngaho zitanyura muri iyo migenzo kandi zikaba ari nyinshi zabaye iki umuntu umwe baramubwiye bati kirazira gucana inkwi zo mwirimbi ati twebwe se wacu ko arizo twakoze ducana gusa twabaye iki haturetse mukuru wacu wapfuye atamaze igihe ati nuriya wahinamiranye futsa hinamiranye ati nanjye ukunda gusesa ibintu ku mubiri uretse ko nisiga imiti bikagenda bikongera bikagaruka ati ubundi nabaye twabaye iki undi aramureba arababara aramubwira ati uje igenda uko mwabaye kuramaze none ngo ingo nyinshi ko zubaka zitagendeye kuri iyo migenzo zo zimeze zite uyu munsi wa none no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa no muri Afurika muri rusange no ku isi niba hari ibintu bifite ikibazo ni ingo imyubakire y'ingo reba za Gatanya ziriho reba amakimbirane yo mu ngo reba ibibazo bya hato na hato abantu bagira kandi bikazavamo n'ingorane mu rubyiruko uravuga ko ukora ikiganiro cy'urubyiruko ugasanga urubyiruko rurararuka bitewe n'iki se bitewe nuko nta bakuru bahari cyangwa n'urugero tubonera ku bakuru cyangwa ariko birumvikana cyebo nta na rimwe njye ngira ikibazo ku rubyiruko nkunda kubwira abantu sijye ubivuga ni umugani kandi umugani ugana kariho ngo ibitagira mukuru birumba ari indaru abantu bakararuka igihugu kitagira abakuru kirumba ari indaru abantu bakararuka ko badafite ababarandata ngo babayobore byakabaye bigenda bite igihugu kitagira abakuru kirumba ari indaro kuko zabuza abakuru bo kuziterekereramo indaro utuzu dutoya baterekereramo igihugu kitagira abakuru kirumba ari indaru ibintu birunze ari byinshi ariko utazima icyagukiza ubu abantu bafite amahirwe menshi ariko ze nibangahe bazi kuyabyaza umusaruro hitse abantu benshi ariko nibangahe bashoboye gutungwa n'ibyo bize cyangwa bakazamura ibihugu byabo kuko bize ubwo si n'uburo bwinshi butagira umusururu indaru ibintu byinshi birunzaho ariko utazimo icyakugira umumaro bifitanye isano no kuba tutaragiye tujya guhanuza se cyangwa kubaza abakuru guti iyo mihango guti iyo migenzo nakubwiye ko imihango niyo abantu guhanga imigenzo niyo abantu uko bagenza none se abantu batakibifite bazagenza bate kandi bibagenza ari uruhuri niyo myaku abandi bati imikoshi mu madini niho biva none se wowe wataye ibisekuru byawe ugiye kwiyambaza iby'ahandi bitari n'ibyawe uzagira urumva uzarama urumva uzagira ishya n'ihirwe uzagira ubugire n'ubugwiza reka da n'igihugu uragikenye ariko hari aho wahuje ubupfumu no gupfumura njyewe abantu nabwiye ko mfite nyirandevu nawe bakubwiye batugiye ku mupfumu ugiye kuraguza n'umumotari nafashe abandi agiye gupfumura barabizi gupfumuza bazi ko kwa Rutangarwamaboko ari ku mupfumu ariko umwandwa nkuru y'u Rwanda none bisobanuye iki se biva ku nshinga gupfumura ubupfumu umupfumu biva ku nshinga gupfumura kurenga ibigaragara ukagera ku bitagaragara birakushoboka se ku muntu hari ibintu ntabwo ku muntu bishoboka ariko ku Mana ibitanga kuko Imana niyo yabitanze ni impano y'Imana yahaye abakurambere bacu barimo sogokuruza Rutangarwamaboko niwe mbikomoraho nawe akazabiha undi cyane igitangaza uzumva baririmba Rutangarwamaboko ntabwo ari yewe mu ndirimbo za kera inanga za kera imbyino nkuru z'u Rwanda baririmba mu Rutangarwamaboko igihugu kigeze kibaho kidafite abapfumu ntibishoboka igihugu nticyatera nticyakwitabara nticyagira gite nticyahirahira ngo kigire umugenzo gikora kitabanje kuraguza n'imihango yose yakorwaga babanzaga kuraguriza aho ibintu bizakorerwa bakaraguriza umurwa wo kwimikiramo umwami bakaraguriza umurwa umuganura bakaraguriza yewe bakaraguriza ubukwe uretse kuba iyo gito twavuga ko ari iby'i Rwanda n'imahanga ariko babyina nta hantu na hamwe bitaba mfite abantu baza kuraguza hano dore ikibariro cy'abanyarwanda bavuga ejo none ejo urumva hatagaruka none ibyo ariko ni filozofiya mva kandi filozofiya itaraza dufite imbonezabitekerezo
yuko ubuzima ni uruziga, ibyo usize inyuma nibyo biri kurema uyu munsi, kugira ngo ingo zibe zihamye se zibane neza mu mahoro, abantu batunganye nibashinga imizi yabo, bajye babanza bajya kubaza, nibavomaho, none se nibatabaza ukuri utabaza ariko ugasaza utamenya. Umuntu wagiye kubaza mu intabaza irira ku muziro, wagiye kubaza ko bamufata nk'umuntu udashobotse. umva kandi nibwo butindi, igihe abantu bazaba bita ibyiza ibibi bakabyita ibyiza, siho bahonnye, sibwo bone. Nuzi urumva atari uburindagizi, iyo ufata ibintu bizima ukabyita ibibi akaba ari byo wita ibyiza, ikivamo ni igiki ko abantu babitinya kujya ikivamo ndakikubwira. Abantu basigara bakora amahano mu izina ry'ibyo bita Imana. Uzuko no muri jenoside aya mahano yatugwiririye, abantu babikoraga mu izina ry'Imana. Jenoside fait au nom de Dieu. Jenoside yakozwe mu izina ry'Imana, hari uwabyanditse utyo. Jewe naravuze ngo mbere yuko jenoside ikorerwa abantu ibanza gukorerwa umuco mu bantu. Umuco umaze kuva mu bantu, uwari umuntu ahinduka ikintu. Uwari umuturanyi n'umuzimyamuriro yabaye inzoka. Inzoka yagizwe shitani. Shitani igomba kumenwa umutwe, kandi ubundi mu kinyarwanda kirazira kwica inzoka. Uhuriye ku rugendo kirazira kwica inzoka yo mu nzu. Mfite abarwayi bari barasaze basarishijwe no kwica inzoka muri ubwo buryo. Nta kundi nabavuye keretse kugaruka ku mihango n'imigenzo byo kwaza gukuruza by'umuco wacu. None wagira ngo ibyo bizakire bite? Ibyo ni ibintu byakorewe ubushakashatsi. Ndimo nsoza kaminuza, ntabwo ari ibintu by'ibifitirano by'umuntu washonje ngo aturumbuke yita umupfumu ngo avuge ngo ndapfumura. Oya, ibi ni ibintu biturutse ku bushakashatsi, ni ibintu biturutse ku murage, ni ibintu udashobora guhimba. Ndi n'umunyamateka. Ikiganiro twagira nangira ngo cyaba umunsi, ntabwo nabona uko mbigira. Umuco ni mugari, ahubwo abantu nibanyoterwe rwose, twige kandi tumenye ibyo wacu, ibyo utazi ubibaze, aho kugira ngo ufate ibintu ugende ucurikiranya gusa noneho usange ibintu byose urabihindanyije, kandi uhindanye ibintu bizima byaremye abantu by'imizi yabo, igiti n'imizi yabo. None rero bene Imana nimuhonoke, twige kandi tumenye ibyo wacu, tubeho ubuzima bushingiye ku muco, kuko umuco ariwo shingiro. Ndabashimiye bene Imana. Ninjye bashimiye cyane. Imana y'u Rwanda ihorana namwe.